hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa nuko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV. Dore bimwe mu byo wakora kugira ngo wongere ibiro byawe nyaboneka. Birashoboka yuko wifuje kenshi kongera ibiro byawe ariko bikanga, ariko nyamara uyu munsi ufite amahirwe yo kuba wakurikiza inama tuguhereza bikaba byagufasha kongera ibiro byawe. Hot Time TV niyo hantu honyine uvana amakuru yizewe kandi ashobora kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Muri iki gihe abantu benshi bari mu nkundura yo gushaka uko bagabanya ibiro, dore ko kugira ibiro birenze ibikenewe bifite ingaruka nyinshi ku buzima bwa muntu, harimo indwara zinyuranye z'umutima, diabete ndetse n'ibibazo mu myororokere. Nyamara kandi nanone hari n'abandi bifitiye ikibazo cyo kugira ibiro bikeya bakaba bashaka uko bakongera ibyo biro. Nubwo ari bamwe nyine baremye gutyo ku buryo kongera ibiro kuri bo bitaba ari ibintu byoroshye, ariko nanone hari abagira ibiro bike bitewe n'imirire, akazi, indwara. Aba rero kuba bakongera ibiro byabo burya birashoboka cyane. Kongera ibiro bisaba iki? Kugira ngo ibiro byawe byongere usabwa kwinjiza karori zirenga izo ukoresha. Urugero, niba winjiza karori 2500 ugakoresha karori 2000, bivuze ko usigaranye karori 500. Izi rero nizo zatuma ubasha kongera ibiro. Bivuze ko kugira ngo wongere ibiro usabwa kwita ku kumenya ibyo ufungura, kuko hari igihe wongera umubyibuho kubera ibinure byinshi ariko nyamara ibiro byo ari ntabyo. Tutiteye ku cyatumye unanuka, niba ushaka kongera ibiro, hano twaguteguriye ibyo wakora bikagufasha. Wowe ukurikirana Hot Time TV, ndizera neza ko ugiye kunyurwa n'ibyo tugiye kukubwira. Ikintu cya mbere kizagufasha, rya kenshi. Rimwe na rimwe birashoboka yuko ushobora kuba uri umuntu utagira apeti, ariko ikintu cya mbere burya gerageza urye kenshi. Nubwo benshi bazi ko kurya byinshi ari byo byiza, ariko kurya kenshi nibyo byiza. Kurya kenshi ni byiza kurutaho rwose. Iki kintu kizirikane, kuko uko urya kenshi niko wa umwanya umubiri wo gukamura intungamubiri mu byo wariye. Byibuze ifunguro rya mu gitondo na kumanywa reba nimba rihagije, naho nka saa 4 nimugoroba na nijoro urye ibirimo imbuto cyane cyane cyangwa amata. Ikindi hano uzakora mu gihe uri muri uru rugamba, ugomba kwita ku kintu cya siporo. Siporo ni ingenzi kuko ituma ugira imikaya ikomeye, kandi uko uyikora niko ukenera kurya. Siporo nziza niba wifuza kongera ibiro ni izikorwa muri gym, n'izindi zisaba gukoresha umubiri cyane kandi wose. Usabwa kurya ibikungahaye kuri proteine nk'amagi, inyama, amata n'ibikomoka ku bintu nk'ibyo, ibishyimbo, soya n'ibizikomokaho. Hano wasoma ahandi wakura proteine aho zikomoka n'akamaro kazo mu mubiri. Bishobora kuba wibaza uti, ese izi proteine ndi kukubwira zimaze iki, zikomoka he, ese zaba zagufasha iki mu mubiri wawe? Byose urabisanga hano kuri Hot Time TV. Ikindi, kugabanya ibyo unywa. Niba ushaka kongera ibiro, gabanya ibyo kunywa ufata, kuko ibyinshi bibamo karori nkeya, kandi bigatuma wumva uhaze, bityo umubiri ntiwinjize byinshi byawubaka. Ibyo kunywa nk'amata nibyo wakwibandaho kuko harimo proteine na karori. Udukoryo mu kurya twagufasha kongera ibiro. Iri funguro ririmo karori nyinshi. Iri funguro rituma utita ku kurya byinshi, ahubwo byiza. Ubunyobwa n'amavuta yabwo, umugati wuzuye, inyama z'inka ni bimwe mu birimo karori nyinshi. Ikindi nakubwira, ujye ugerageza gufata akantu nyuma yo kurya, nabyo ni ingenzi niba wifuza kongera ibiro. Ushobora gufata nka ka chocolate, ubunyobwa bukaranze, cyangwa se ice cream, cyangwa se ugafata yogurt. Izi ni zimwe mu ngero z'ibyo wafata nyuma yo kurya niba wifuza kongera ibiro. Ikindi, ushobora gukoresha imbuto aho kunywa amazi cyangwa imitobe igurwa. Fata imbuto uzishyire mu kamashini gasya, noneho ntukamure, ahubwo ubinywe byose.
bikurinda burya guhaga cyane kandi ukaba winjije fibre na kalori zose. Ariko nanone imbuto ushobora kuzisyamo umutobe. Ikindi nakubwira ni proteine n'ubundi nizo zubaka umubiri. Amafi, fromage, amashu cyangwa se inkoko, amata ni bimwe mu biguha proteine. Kumenya kalori winjiza, kumenya ibyo urya ni kimwe, ariko nanone kumenya icyo bimara ibikoreshwa n'ibisigara ni ingenzi. Mu mafunguro yawe ku manywa niba hatabonetsemo imbuto, ibikomoka mu matungo n'ibirimo proteine, gerageza nturare utabifashe. Ibinure byiza, ibinure nabyo ni ingenzi gusa kugira ngo ntibivuze ko kugira ibiro nabyo ni ingenzi gusa kugira ibiro ntibivuze ko buri gihe wongera ibinure. Amafi, avoka, umuhondo w'igi ni bimwe mu biguha ibinure byiza bidateje akaga. Ngaye nguko rero wowe ukurikirana Hot Time TV, ndakubwiza ukuri yuko nuramuka ukurikije izi nama tuguhereje ukaramuka uriye neza ibi bintu uko tubikubwiye, ndizera neza yuko bizafasha umubiri wawe, bikaba byagufasha gutuma umubiri wawe umererwa neza ndetse ukaba wakongera ibiro byawe. Nta kindi usabwa ni umwanya wawe kugira ngo ibi bintu tukubwiye ubishyire mu bikorwa. Uzirikane proteine, uzirikane ibiryo birimo kalori kugira ngo bizagufashe. Birashoboka yuko utarusobanukiwe iyi kalori na proteine, ikintu ushobora kugufasha n'umwanya mwiza wo kubifungura. Naye nguko rero nimba wibazaga ibiribwa byabonekamo, nabikubwiye kandi ndizera neza ko bidahenze cyane, ahubwo ikisabwa ni ukubifungura neza kandi ku gihe. Mu gihe cy'amezi 2 uzajye ku munzani, ndizera neza yuko uzabona impinduka. Usibye no kuba wazibonera ku munzani n'amaso, hazabaguhereza bazabikubwira inshuti zawe, abavandimwe bazakubwira neza uburyo bari kukubonamo impinduka zidasanzwe. Ngaye nguko rero ndizera neza yuko uzadushimira. Uramutse hari ikindi kibazo ufite, ushobora kutwohereza ubutumwa kuri email yacu ni Hot Time TV. Ushobora kutwohereza ubutumwa kuri email yacu ni hottime@gmail.com. icyo gihe twakira ubutumwa bwawe ndetse tukabusubiza mu gihe gitoya tudatinze. Ngaye nguko rero reka nomeze ngushimire, wifurize no gukomeza kugubwa neza aho uri hose. Wowe wafashe igihe cyawe ukemera kuba wabana natwe ndetse ukajya ukurikirana ibiganiro byacu 5 kuri 5 ubudasiba. Imana ikomeze ikundebere kandi ikundindire. Ciao, bye. Hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa nuko wabyitwaramo.